Yes, ni Miss Ngarambe Rita yegukanye amakamba abiri ni mu irushanwa rya Miss Face of Humanity. Amahoro n'imigisha bikomeza kugenda byibanira nawe ukomeje kugenda ukurikirana na Kigali Top News iba ikugezaho amakuru abagiye atandukanye aba kuri wowe uherereye mu mujyi wa Kigali ndetse no mu zindi ntara zose z'igihugu nk'amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba, uburengerazuba rwose ndetse n'ahandi hose muri Afrika, nko mu muryango wa Afrika yunze ubumwe rwose ya East Africa, nko mu gihugu cy'u Burundi, Tanzania, Uganda ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye bya Afrika muri rusange n'ahandi hose ku isi. Turagusuje ni Kigali Top News iba ikomeje kugenda ikugezaho amakuru abagiye atandukanye, n'amakuru y'imyidagaduro aba ari kugenda acara hirya no hino mu gihugu. Nk'uko rero twabasezeranyije, tuba tugenda tubagezaho inkuru ziba zigiye zitandukanye ziri kuvugwa mu bintu bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho rwose ni inkuru ishimishije, ni inkuru yashimishije abantu batari bakeya. Ni Ngarambe Rita rwose ukaba ari umukobwa w'umunyarwandakazi rwose waje kwitabira irushanwa rya Miss Face of Humanity. Ni umukobwa watoranyije rwose mu mwaka wa 2020 nibwo rwose amajonjoro yagiye aba mu bihugu bigiye bitandukanye. Mu mwaka wa 2020 rwose Gashyantare, uyu mukobwa rero Rita Miss yakaba ari umukobwa waje gutoranwa mu bakobwa bazitabira irushanwa rya Miss Face of Humanity. Uyu mukobwa rero akaba ari umukobwa rwose w'imyaka 24, ubwo yaje kwitabira rwose irushanwa. Ni muri uyu mwaka wa 2022 nibwo yaje kwitabira iri rushanwa, ni muri uku kwa kane. Uyu mukobwa rero rwose nyuma yo kwitabira iri rushanwa akaba yatahanye amakamba abiri. Uyu mukobwa rero akaba yatahanye amakamba abiri rwose, ari naho yatahanye rwose ikamba rya The World Peace. Ni ikamba rya The World Peace rwose akaba ari ikamba yatahanye, ni ibihembo rwose bikomeye. Akaba yabaye n'igisonga cya kabiri rwose cya Miss wegukanye iri rushanwa rya Miss Face of Humanity muri rusange. Uyu mukobwa rero Ngarambe Rita ni umukobwa rwose wakuriye mu gihugu cy'u Rwanda rwose, akaba ari umukobwa wize amashuri ye abanza n'ayisumbuye mu gihugu cy'u Rwanda, nyuma yerekeza hariya rwose mu gihugu cya Amerika, wagiye kwigirayo kaminuza ni hariya mu gihugu cya Canada. Uyu mukobwa rero akaba ari n'umukobwa ukomeye cyane kuko ahagarariye umushinga bita Our Past, uharanira ibijyanye rwose n'abashitse ku icumu mu ishami rya Canada. Ni umukobwa rwose wavuze ko yatangiye guharanira rwose uburenganzira bwa muntu cyangwa kwita ku kiremwa muntu rwose afite imyaka 16. Ngarambe Rita rero ni umukobwa rwose wavutse ku itariki ya 29 Nzeri 1997. Ni umukobwa rwose mutoya, akaba ari umukobwa bigaragara ko yaziteza imbere. Iri rushanwa rero rya Miss Face of Humanity ni irushanwa rikomeye cyane hano ku isi, akaba ari irushanwa ryari ryitabiriwe n'ibihugu 17. Uko rero byagiye bigenda rwose, Nadia Tijowa wo mu gihugu hariya rwose cya Indonesia niwe wabasha kwegukana ikamba rya Miss of Face of Humanity. Naho rwose uyu munyarwandakazi nawe Ngarambe Rita aza ari igisonga cya kabiri rwose, munyarwandakazi rwose yateye ibyishimo abanyarwanda batari bakeya. Karijade rero akaba ari wabaye igisonga rwose cya kabiri, ni wabaye igisonga cya kabiri, akaba ari mu gihugu cya Amerika. Ngarambe Rita yabaye igisonga cya mbere rwose cya Nadia Tijowa. Noneho ukuntu byakomeje kugenda bigenda, Julieta Lewis wo mu gihugu cya Hong Kong niwe wabashe kuba yaba igisonga cya gatatu rwose cya Miss Nadia Tijowa waje kwegukana irushanwa rya Miss Face of Humanity muri rusange. Ibintu byinshi rero byagiye bivugwa nuko rwose uyu mukobwa ati yarashyigikiwe n'abantu benshi, aho akaba ari n'itsinda ryari rifite rwose idarapo ry'u Rwanda ryavugaga riti uyu mukobwa w'umunyarwandakazi niwe ukwiye kuba yagwegukana rwose ikamba rya Miss Face of Humanity. Nubwo rwose bitagiye bikunda, ariko uyu mukobwa w'umunyarwandakazi yatanye amakamba abiri harimo nk'ikamba rya The World Peace, ni ikamba rwose ritangwa hariya mu irushanwa rya Miss Face of Humanity. Uyu mukobwa rero akaba yaragaragaje umushinga yise cyangwa umushinga afite rwose wita United for Human Organization. Ni umushinga rwose wagiye ukundwa n'abatari bakeya. Iki akaba ari nacyo cyatumye rwose aba yahabwa n'iri kamba rya The World Peace.
uyu mukobwa rwose mu kuba yakwimurika akaba ari umukobwa wagiye avuga ibintu bitandukanye, avuga ko rwose aramutse agiriwe amahirwe akaba yaba Miss Face of Humanity yazageza rwose ibintu byinshi ku isano bijyanye n'umutekano rwose. Ati ngewe rwose aho yavuze ati ni umukobwa ufite umubyeyi waharaniye ati kuba yabohora u Rwanda si cyabohora igihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ubwo mu Rwanda haba hari jenoside. Ati papa rwose yari umwe mu bateye intambwe bajya kubohora igihugu. Ati rero ibyo byanyigishije iki? Ati ibyo byanyigishije ko nanjye rwose ngomba kuba umuntu w'intwari, ngomba kuba umuntu ukomeye, nkaharanira uburenganzira bwa muntu ku isi muri rusange. Ati rero ndamutse ngiriwe amahirwe nazabiba amahoro mu bantu, nazabiba ibijyanye n'umutekano rwose hano ku isi, abantu bose nkabumvishamo ko bakwiye kugira ubumuntu, umuntu se cyangwa ku wundi rwose akwiye kwita ku wundi. Uyu mukobwa rero Ngarambe Rita n'umukobwa wateye ibyishimo abanyarwanda batari bakeya, batangiye kugenda rwose bagaragaza ko uyu mukobwa ari uw'agaciro. Uyu mukobwa rero akaba yagiye kuri stage se cyangwa akaba yatambutse rwose gitwari gitore, yambaye imyenda igaragaza idarapo ry'u Rwanda rwose, bigaragara ko uyu mukobwa akunda n'igihugu cye, igihugu cy'u Rwanda. Ni umukobwa rwose w'umunyarwandakazi, ni Ngarambe Rita wagiye avuga n'ibintu bitandukanye agaragaza ko akunda igihugu, avuga ko rwose ari umukobwa wasigiye isomo n'amateka yabaye mu Rwanda, ko rwose aramutse agira amahirwe agatora ari bimwe mu bintu byamufasha mu kuba yabyaza umusaruro iri kamba rwose hirya no hino ku isi, akagira ibintu agenda abagezaho. Abantu rero batari bake nk'uko twabibabwiye bagiye bavuga byinshi kuri uyu mukobwa, bavuga ati abantu bose bakwiye kumera nk'uyu rwose, bakagenda bitinyuka cyangwa se bakagaragaza rwose ukuri kwabo, ndetse ubwiza bwabo bukagira icyo bubafasha, ntibubapfire ubusa cyangwa ngo babukoreshe mu kuba basubiza inyuma igihugu, ahubwo bakabukoresha bateza imbere igihugu cy'u Rwanda rwose muri rusange. Wowe rero ukomeje kuba watega amatwi Kigali Top News, dukomeza tukubwira ati kanda subscribe, niryo jambo ritukura, niba utarabashe ko warikanda notification ijye ikugeraho ako kanya. Dushimira nawe wabashije kuba wakanda notification, tukaba tukwifurije amahirwe n'imigisha rwose, amahirwe masa mu bikorwa byose ugiye wikora by'amaboko yawe ndetse n'ibindi biba bigiye bitandukanye. Tubabwira ko tutazahima rwose kuba twabagezaho amakuru aba ari kugenda acaracara hirya no hino, nicyo twiyemeje, nicyo twashyize imbere. Tuzakugenda tukugira aho ari hose ku isi, tukugezeho amakuru aba agiye atandukanye, tukubwira ati kandi ngayo nguko ibya Ngarambe Rita watahanye amakamba abiri hariya mu irushanwa rya Miss Face of Humanity. Tugukangurira nawe ko wagira icyo ukora ugatanga umusanzu kuri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, kikaba cyakomeza kwiteza imbere mu rugendo turimo rwose nk'abanyarwanda bose rwo kuba twateza imbere igihugu. Ni Kigali Top News ikomeje kubashimira mwe mwese mwiherereye mu ntara zigiye zitandukanye, namwe mwese rwose muri hano mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi hose muri Afurika muri rusange n'ahandi hose ku isi.